yehembu inyenyeri zikunda kwaka abakobwa bakurira kubona abahungu bo kwa Ndungu siyo kirenga yewe n'abagwira mayinga nyiramagana inyaka kuri mudeyi ndari kwishavu na rugara vicinihira kamuzi zari mu biro nagire nteburege yabona ifasi kanyabugo inacinyakura kurya kuri kabamba iwabo wase kubumbiraho yego we n'abagwira mwana wa mama we yego rero we n'abagwira nurire ndeba we wahozwa nande we n'abagwira inyenyeri mama we inyenyeri zikunda kwaka abakobwa bakurira kubona abahungu bo kwa Ndungu siyo kirenga n'abagwira mayinga nyiramagana ndarayinyaka kuri mudeyi ndari kwishavu na rugara vicinihira kamuzi nzari mu biro nangire nteburege yabona ifa zikanyabugo inacinyakura kurya kuri kabamba iwabo wase kubumbiraho ayibamba none kuba kuruzi we yego rero we umenye koga we yego we n'abagwira garuzi mama we yego we n'abagwira serutse ngirani ntabagwira ndabakeje rubanguza nambarwa amaboko icumu ryanjye ritagungira ururemye nararye bambwe n'igikaka burya ruguna ndurirambera ndi nyamibwa bufunu ngendanije bo kwijanja nitwa rudatinya mwene nabwo barugekana ingoma rumuro nkwanani yabanzi nitwa kubana Pacifique ndubasenge Imana wa Ruberandinda rwa rwatambuga iwacu ni mu bufundo mu mfura zifungura ubundi yarya ibyisi n'ibisamagwe ariko nanone ndamutswa rubangukana biruka byaraho uraho neza kagira Imana ndakwizihiye ngo hayikaze kwa Habishuti nizihiranye nawe kuri uyu munsi niko yo ngiyo iwanyu muraho murakoma turaho cyane nizere ko mukoma ariko abaragira bari kwiragirira neza nta kibazo cyane ndagukeshe rero nyakugira Imana kwa Habishuti ngira ngo urabona ko tuba twiziwe ngira ngo urabona ko tuba turi mu ngamba nziza cyane tuba twiziwe iwacu dukunda abashyitsi kandi turatarama koko bya kinyarwanda abahoze bambwira ngo umutaramye ngo urataramara gatana ari tugeza amakaraza niyo mpamvu uyu munsi nagukeje kugira ngo twizihire ndagira ngo umwanya mwiza nk'uyu nguyu umwemerere bambwiye ngo ufite umuhogo mwiza cyane w'ijwi ryiza ry'urunyonyoza ngo urataramara ikizihira maze nawe rero ngaho niritana ritigeza amakaraza maze nkumve bene Habishuti bakumvirize ariko nanone nabo bakumve di ubundi ngo abumviriza burya ngo ni babahungu bakera ngo bajyaga bagira gutya bara abahungu bagiraga gutya ngo bakajya kumviriza iyo bagize iyo byabereye burakagira Imana ubwo ibyo ntavuze bamaze kubyumva bakuru buriya ngaho cyambere twizere kagira Imana nibyo ngewe ubundi amazina nitwa Mwunganira Ismail inde wunganira nunganira buri muntu wese muri rusange ubwo nabe ni Habishuti ngira ngo mubyumve namuzanye umwunganizi ariko nimuze kwibeshya yuko ari babandi bita abashinjacyaha cyangwa se abashinjura cyangwa se abaki babita ngo iki burakabyara ngira ngo murabizi mugende muri comment mutubwire kagira Imana utiki nari ndimo mvuga yego buriya hari igihe bajya banyitiranya na nkunganire imwe bajya batanga munuza mu bijyanye n'ubuhinzi ariko ngo uratarama cyane ariko ntago ari nkunganire ahubwo ni mwunganire umwunganire ni mwunganire everyone naho dutarambere kagira Imana ndagukeje jya mbere tugiye gutarama agati gaturika kandi kamere akandi gashibuke yego kagira Imana turatarama rero mu ndirimbo gakondo zacu umurage musekuru umunyarwanda cyane cyane ni indirimbo zikunda gukoreshwa ariko si uko nawe uri umwasi benyegeza mu gitaramo iyo urebye neza usanga kabisa ndakwiye uri nyiri igicaniro se cyangwa uri umwasi ntabwo naba umwasi nanone
ntabwo uri umwasi ushatse waba umwasi kuko nyiri igicaniro hari igihe kimuzimana bigaba ngombwa ko bamuha inka y'umuriro. nari numvishe nabi narengize ngo uvuze umwasi. Ni umwansi n'ubundi navuze. aho ngaho niho turajyana. Kabyara rero ngaho twizihire. Reka dutangire turirimba. Tugiye gutangira rero ndirimba ngo jya mbere kagira Imana ngo usabagira ngo ntitugukeneye turi benshi. Kabyara ni ukuri anzika Kabyara. Iminsi iranze kwimbanye myinshi uyu mutwaro cyongwe n'ubunyakire ibyo ngutekerezaho ni byinshi ariko kandi ni mu gihe muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura koma burya munsi utangirira amatawe ngubabaza babanaga ukwibagizi yabaye myiza niko byose bisimburana yeye muhoza wanjye wanutiye benshi mwiza we oromuziranenge uwo mu mata wateze. Ngira ngo mwamwumvise rero ngira ngo mwumvise ukuntu ari umutaramyi mwiza iyo nza kubishobora nari kuza guhuza ikiganza ariko bene Aimé Habinshuti ngako ni muhuza ibiganza maze kwizihira uyu musore utarama neza akagira Imana. Ariko kubera ko naguhaye rugari hano iwacu ntanga ninda ya bukuru ndagira gukomeza twizihire Kabyara ukiriho ndindi ukomeze udususurutse dukomeze twiyumvira uwo muhogo wawe mwiza kagira Imana maze ukobera amayoge kandi rize gutana ritigeza amakaraza kagira Imana ngaho ukomeze. Ngwino mama ngwino shenge aho nahereye nguha amazi kandi ziwanyu zikamwa zose amarwa yuzuye intango kandi n'ubuki busesa iminza ngwino kibondo nkujyana iwanyu iyo ababyeyi bahoza abana banga guhora bakabahendahenda bakabahongera ababaheka nugerayo bazaguha amata baguha impengeri usomeza inshyushyu n'umutobe uzakumara inyota kandi n'impungure zihuza abana. Uri hehe mwanurira uri hehe ngo nguhoze ndifuza ko wazi wanyu mu mata bateza adatemba kwa biganza bigabamariza n'aya nyambi nogeye amaso. Ngwinore umenye umuravumba n'igicucu n'igiti cy'umuvumu ndetse imbere n'impunguro niho biva dore isekuru n'umuvure ngakakamaro k'umuvumu. Kabyara ariko bene Imana kandi bene Aimé Habinshuti iyo dutaramye nguko mwamure kubyumva cyangwa mwamaze kugera imugonero. Niba mutarajya imugonero ndashaka kubona subscribe zigenda zizamuka na like zigenda zizamuka kandi munadupopere muri comment turabishaka turabikunda cyane mu Kabyara mwe. Niyo mpamvu iwacu tuba tuyirayibuka bariko ubundi ni gakondo kiwanyu cyangwa ni impano mpahano. Aya si impano ni gakondo.
ni gakondo k'iwanyu. Yego cyane. Iwanyu mwajyaga mutarama. Twarataramaga. Ariko se iwanyu uri umuterurandoha cyangwa uri umuterurandembere? Kimwe muri ibyo. Kimwe muri ibyo. Ariko zose ni ingenzi ushatse waziterura. Byaterwa n'uburemere. Ibaye ubundi bavuga ko nta ntango iremera. Intango ubundi intango y'abasaza iyo bataramye zose burya ziba zifite abataramye, kandi yaba indoha abasaza beza bayitaramiraho cyane, kandi n'indembere burya kandi ni intango nziza yaterekwa imfura maze bakizihirwa. Arega wijya kure, niyo mpamvu navuze ngo zose ni ingenzi, ariko ingenzi muri yo niyo umuntu yaterura mbere y'iyindi. Ariko se muri gakondo k'iwanyu cyangwa se iwanyu mutaramye, ubundi mutaramira kuki? Iwacu ubundi iyo dutaramye tugira ibitaramo kenshi. Yego. Ariko dutarama kubera impamvu y'ibyishimo se, dutarama kuko hagize ikintu nk'umwana wavutse. Ubwo muri nk'abandi ngo nta gisanganwa nk'amagambo. Aho ngaho cyane. Iwacu rero si uko dutarama, burya baravanga inzoga itakomerewe ntiryoha. Ntabwo ari uko iwacu dutarama. Iwacu burya iyo twindikije inkera dutereka intango, maze buri umwe akaza tukayishora ibiziranyenzi, buri umwe akayisoma, kandi uwizihiwe akayicurura maze akizirwa kuko byanyabyo. Arega buriya aho nari buhagere naho nuko nahereye bugufi. Wabanje guca urugenya, ngaho tanga imbumbuso, ndaruciye urugenya tanga imbumbuso, maze numva nze kuzana mu muco. Yego. Guherana mbere. Yego. Gutarama abantu bataramiraga intango. Yego. Bataramaga bataramiraga ku ntango. Yego. Murakoze cyane. Niyo mpamvu rero buriya kenshi buriya ngo igitaramo yego kiryoha gisangiye, harimo abantu basangiye muri rusange. Yego. Bene Emi inshuti nimwumva tugira gutya turimo tugaruka ku ntango ya Kinyarwanda, umuco wa Kinyarwanda. Umusaza yateraga ku intango, maze abasore ubundi wanyu wasomaga yabanzaga iki? Iwacu. Yego. Aho ngaho karanyisobye. Uriyisobwe. Reka mugire nti rero burya kugira ngo utaramire ku ntango ubanze uyisome mu bandi bagabo. Umugabo yaserukanaga ibyivugo mbere yuko yivuga, akaba mbere yuko asoma akabanza akivuga. Ariko nanone baza kugira mu matarama rwagati, abasore bakaza kuza gutereka indi ntango maze bakayicurura, maze ubundi bakizirwa kuko bya Kinyarwanda. Bene Imana rero kandi bene umuco nimuzajya mwumva turimo tugaruka ko n'amateka mujye mumenya yuko nyine burya ngo nta gakondo nta nkomoko. Niyo mpamvu uretse no kwa Emi inshuti bene Rubangukana bigwi barabizi, inshuti za Musi Rubangukana bigwi wacu dukunda kugira tuti umuco wacu ugomba kwanda ukagagaza ukagaba amashami, ntuzacike ntuzacu cyangwa uzatore ico. Nge nababwiye yuko Rubangukana bigwi ndi incungu y'umuco, ndi umwasi benyegeza mu gitaramo umuco wacu kugira ngo uzacike nzaci munzu yo kwikinga. Bundi ni ikinge ndi umunyarwanda, aho kugira ngo umuco nyarwanda upfe buragiye nagenda ariko ukaguma. U Rwanda ruzaba umugende. Mwifurije kugenda ugasiga u Rwanda, ntuzajyana u Rwanda. U Rwanda ntiwarujyana kuko uzapfa ugenda u Rwanda rusigare genda bikwifurije, aho kugira ngo mbure u Rwanda nakubona. U Rwanda n'urw'abanyarwanda ntabwo ari urw'umuntu. Bakomeza twizere ko agira Imana rero. Numvise ufite umugo mwiza, ariko tugenda tugana ku musozo tugenda ducutsa. Shaka nk'indirimbo imwe udushyiraho gakeya ubundi nanjye nze kuza. Ubwo hari ukuntu bagira ngo hari ukuntu kunagera mu gitaramo rwagati bakavuga ngo rwagati agacurugenya maze akaza kugenda atanga imbumbuso, icyo bita umusozo. Kagira Imana ngaho jya mbere. Yego murakoze cyane. Mareba temba ho maribori naramubonye agorora ikimero akebutsa nde byendo y'icyo kibibi cyamubimbuye mu buranga kikamura ngiza mu gituza kikamutembera mu mukondo ndumva inkongi ndemye mikobe
ikibatsi cy'imama mu gihumbi kagira imana ariko uririmba neza nkabikunda ukabyara we